Reka nongere ngo ikaze wamaze gukora subscribe kuri channel ya YouTube Yambi TV official ndetse nawe udukurikira mu bundi buryo turakora subscribe ariko mukamukunda inkuru ndetse n'ibiganiro dukomeza kugenda tubagezaho. Niba yibuka icyo cya 30 cy'inkuru ko nazinutswe urukundo urukiko cyarangiye ubwo Deborah ndetse n'uyu musore Blaise bari bamaze kujya mu rukundo rukomeye cyane. Muruka yuko bari mu munsi mukuru, Deborah akamubwira yuko agomba kureba mu mwenda we undi yakoramo agasangamo impeta. Iyo mpeta yavuye hehe? Ibi byose tugomba kubisobanukirwa. Muruka yuko kandi cyarangiye ubwo hari umukecuru wavugaga Esana afatanye na Sylvie mu gihe bibukaga Sylvie maze bigatera ubwoba Deborah agahamuka akirukanka. Ese byaje kugenda gute? Byaturutse hehe? Reka dushe amatsiko twumva igice cya 31 cy'inkuru. Nkibutsa kureba munsi yayo ukareba ari budukurense jambo subscribe ugakandaho ukahita ukana akamenyetso k'inzogera gahita kaza ku ruhande kujya mwidushyiraho igice cya 32 uzahite wakira ubutumwa bugufi ukumenyesha uko kigezeho ugahita ucyumva. Ibise byo ni ibiki kandi Satana zirabimereye neza. Nagarutse nge Blaise wiziritse ku rukundo ariko banza hari ngiye kuruzinukwa pe. Duherutse Deborah ntungura mu ruhame ngo ni heavy nkisanga mfite impeta mu mufuka w'ikote ntigeze nyishyiramo kandi Deborah kansaba kuyikuramo bihagazeho nk'aho ari we wayibitsemo. Ntiyari yayishyizemo kuko yaje imbokoboko n'ikanzu yari yambaye nta mufuka yagiraga. Nyuma rero dukomeje gukundana nari mfite amatsiko yo kumenya uburyo impeta yageze mu ikote ryanjye. Abanza kwizigiza ngo yarabyeretswe, ndamunyomoza mubwira ko yari kubyerekwa iyo mba wenda nayiguze nkayishyiramo. Yambwiye ukuri kubwo twahuriraga ku kazi yari afite umunsi mukuru wabo bamuteguriye kuko isabukuru ye y'amavuko yari yarabaye yarabuze. Noneho rero ngo nibwo bari bamuteguriye uwo munsi. Ubwo rero namubwiraga ko mukunda nari mukoreye ibirori biryoshye. Rero yambwiye ko yabonye nambaye ikote kandi amenya ko ntari bubanze guca mu rugo niko kwihutira kujya kugura impeta kuko atari yizeye ko abimbwiye nahita mbyemera. Ikindi kandi ngo yabikoreye kuntungura. Mubaza niba ari we wayishyize mu ikote aramakanira, ntabwo nari nanyuzwe n'igisubizo cye. Mubaza uko impeta yageze mu ikote ryanjye, ambwira ko wa muhungu emusaza kundeba yari yahawe inshingano zo kundeba no kumpobera agahinga ntabiza akabika impeta mu ikote mu mufuka w'ibumoso. Rero nyuma yo kuntungura twamiranye amezi make dukundana dukora ubukwe. Byinshi nge nari nabyiteguye mbere ubwo niteguraga ubwanjye na Sylvie. Hanyuma kwa Deborah bo ntibyari bigoye gutegura ubukwe kuko nta kibazo cy'amafaranga cyari gihari. Nongeye gutumira bene wacu inshuti n'imiryango kandi ntibabigiraho ikibazo kuba ngiye gushaka undi. Icyanshimishaga nuko ni wacu ni wabo wa Sylvie bari banshyigikiye. Uretse abantu batatu nibo bambajije niba Deborah nta ruhare yagize mu rupfu rwa nyakwigendera Sylvie nakundaga. Nabasubizaga ko Deborah ari umwana atatekereza ubugambanyi kandi koko sinabeshyaga, ahubwo nabihamirizwaga nuko iperereza ryimbitse ryakozwe ryamugaragaje nk'umwere. Mu kwezi kwa buki twatembereye mu ishyamba rya Nyungwe tureba amoko menshi y'inyoni, mbona umwanya wo kumwereka urukundo turaryoshya karahava. Duhamara iminsi icyumweru cyose tumeze nk'abari muri paradizo, turya ubuzima ntacyo twitayeho. Mu rugo rwacu twabaga twishimiranye dukina udukino nk'utw'abana bato tuguwe neza, twakira neza n'abadusura. Nasubiye mu kazi boss ambwira ko anyongeye ikindi cyumweru, mubwira ko byaba ari ugusesagura. Ambwira ko twanyuze muri byinshi dukeneye umwanya uhagije wo kuruhuka tugashyira ubwenge ku gihe kandi ko amafaranga ari uzayishyura. Ambwira kuza gufata sheke mu biro bye ubundi tukigendera. Iyo nkuru nagejeje ku mukunzi wanjye, umugore w'inkumburwa nihebeye nawe akantombora akanyegukana nyuma y'ibikomeye yanyuzemo. Ayisamira hejuru namwe murabyumva. Twatembereye ku mazi Gisenyi ku Musenyi, twivuruguta mu mazi yaho sinakubwira turya amafi. Ubuzima ntitwabworohera tubuca kubeshya cyane ko twari twemerewe byose. Ese niba hari ibihe byiza muzi, nibihe byaruta kurangiza ubukwe nta deni, nta telefoni za hato na hato witeze ngo zirakwishyuza yasigaye ibyangiritse? Nibihe bihe byaruta kumana icyumweru n'umukunzi wawe murya ubuzima munezerewe nta mpungenge ngo urabyukira mu kazi nta raporo usabwa gutanga uretse yo gutaka imitaho mu ukunda Imana yakwihereye wizeye ko mugiye kubana ubuziraherezo? Nabaho nta bindi bihe bisa nk'ibyo ndabona byanyizihira bikampimbara nk'ibyo byanjye na Deborah igihe twari tukiri mu kwa buki. Icyo cyumweru boss yatwongereye numvaga namuha inka ariko izo none namuhaye nk'inkwano zari zibaye. Deborah mu rugo rwacu yari yizihiwe n'urushako bidateye kabiri mutwika inda. Noneho umunezero uramuzonga kuko yari yishimiye kumbyarira ikibondo. Sinzi impamvu abakobwa benshi bifuzaga kumbyaraho umwana. Ubanza hari barambonagamo icyororo. Ni nka bane bari bamaze kubimbwira. Gusa nari umusore udasamara mbese wasoretse ubumanzi ntegereje uwo tuzambikana impeta tukabona kurundura mu rukundo tukimara ipfa. Nari nkikomeye ku muco wo kwirinda. Nabonaga uburyo abahungu babonerana abakobwa bakabafatirana babizeza urukundo no kuzabagira abagore, maze abakobwa aho babera nta kigenda bakisanzura bagatandaraza sinakubwira. Kandi ugasanga uwo muhungu ni nk'umukobwa wa kana bikoreye. Rero sinzi abakobwa wabashutse ngo bagarira yose uzabutoranya. Ugasanga nawe afite abasore nka batatu bamusimburanaho nka bya bisorore byo mu bukwe buri wese anyuraho yarura yirira. Bajya gushaka agashiduka abonye ubutumire bucicikana nawe ngaracyabagarira yose. Nyamara buriya iyo witonze ugakunda umwe nawe ukirinda kumwiha no kumwimariramo
ariko mukabwizanya ukuri ntumutendeke byaguhira mukabana, kandi niyo we yaguhinduka wabona undi upfa kubura umukobwa w'umutima. Ubwo rero abarangije kwitanga birabacanze. Nubwo ntawo hano wahanutse ugarukiye aho ugakorera imyitozo, Imana yakwihera umugisha ukazahirwa mu rwawe mudatambuka ngo ukubitane na buri musore ugasanga kuzi wese bityo agasuzuguro wagushatse. Basore namwe murumve, uzi kuba ukunda umwe rukumva amahoro bitanga. Ibaze iyo nza kuba ntende kuko byari kungendekera ukurikije ibyambayeho, nibura nta kimutima wanshinjaga, nanahumurizwaga no kubimbaho nta ruhare mbifitemo ndi umwere. Nyamara uwumva yumvise reka twikomereze. Mu mubano wanjye na Deborah yari umugore utuje kandi wubaha umugabo, akagira umutima w'ubufatanye kandi ntahisha amarangamutima ye. Ikindi agakunda guteta, bigahurirana nuko nanjye gutetesha mu mitoma no mu bikorwa ari utuntu twangira urugo rwacu warusura ugasusurutswa n'ibiganiro byuzuyemo gutebya, ukaba utakwifuza gutaha wataramiye iwacu. Mama Deborah yakundaga abantu cyane cyane akereka urugwiro abadusanze, akankundira inshuti nanjye nkabimushimira iteka. Rero tumaze iminsi tubana, boss yahise ampindurira inshingano ngo kuko nabaye umugabo, maze Deborah bare wo umunyamabanga wa boss ari nawe se ngo nawe ajye yinjiza atazabaha amangamanga. Kimwe mu byatumye nishimira urushaka kurwanya na Deborah nkabona rurimo umunezero, muribuka ko yisanzuraga cyane ndetse akanambara uko yiboneye, mbese twenda tugaragaza amatako ye, amabere, ndetse akambara utwenda tumwegereye cyane. Namubwiye ko ntifuza ko umwana wacu tuzabyara azambara nkawe cyangwa nyina. Umugore mwiza arakunda arabyubahiriza akajya yikwiza, kandi yabikoraga bitamubangamiye, akambwira ko n'ubundi yabikoraga kuko ariko yisanze kandi ko n'abandi bana b'abakire bagenzi bariko bambaraga. Mubwira ko nkiri umusore yanyiyeretse cyane, ko iyo nza kuba umusore w'umwasamana ari gushiduka namusambanyije wenda namuteye n'inda. Nabambwira ko ukuntu yanyemeraga byari kuba koko kuko atari kubona imbaraga zo kumakanira icyo nari kumwifuzaho. Mu rugo rwacu habonekaga impamvu ituma tuvuga kuri Sylvie. Deborah ntacyo byamutwaraga, yubahaga urwo nakundaga Sylvie cyane ko nanjye ntari umukandagizaga kuko nari naruzanye rwose uko rwakabaye nkarumurundumuriraho nyuma yo gupfa kwa Sylvie Mutuyimana. Ibyo byanteraga kurushaho kumukunda kuko yanyoroherezaga ubuzima. Mu kazi twahoraga gusa gakeya, nakoreye kuri kampani kuko ubusanzwe nakundaga gukorera hanze y'ikigo, kuko kuva na mbere boss anyizeragaho ubunyangamugayo, hanswe noneho narabaye umukwe we, niyo nari kumwiba byari kuba ari imari ijya mu yindi. Rero yakundaga kunyohereza muri gahunda zirimo amafaranga menshi, nanjye nkaba imfura nkarya akagabuye. Iyo natahaga kuko nakundaga gukorera kure, nasangaga utuzi dushyushye hari ubundi nkajya kwiyuhagira, najyaga koga njyenyine kirazira. Ubushize nababwiraga ukuntu twateguye umunsi wo kwibuka Sylvie, dutumiramo ab'umuryango we ndetse n'umuryango wanjye bose, tutibagiye no kwa databukwe ndavuga kwa boss. Kuri njye cyari cyo gikorwa gikomeye nashoboraga gukorera umuntu nakunze ukuntu namwe muzi, kumwibuka kumusezeraho mu buryo busobanutse, ubundi nkihugiraho. Shere wanjye Deborah tukirimo gutegura uwo munsi yambajije niba uwo munsi uzajya uba ngaruka mwaka, mubwira ko ntabyo nzi, ko icyo nshaka ari ukubikora kuri iyo nshuro ngo nsezere kuri Sylvie. Mbaza umugore impamvu ambajije atyo, ambwira ko bibaye buri mwaka afite impungenge ko nazajya mwibuka nkababara. Muvugiraho neza nisekera ko afuhiye umuntu wapfuye, arabigarama turisekera. Deborah wanjye yari afite amaso manini meza ku buryo wayarebaga ugasinda urukundo yayaterekanaga. Si amaso gusa hose yari ahimbye kuko yamuhanze itamuhenze, yamwiterekeye ku ruganzo, imutanaga imutaka ubuto butemba itoto, kuko namurebaga mu gitondo umunsi ukira nkimuhugiyeho. Tugeze ku munsi nyirizina abantu bose bari bawukereye, hari abantu benshi bendaga kungana n'abari mu bukwe bwanjye na Deborah. Byanyeretse uburyo couple yanjye na Sylvie yari ikaze. Benshi mu bafashe ijambo bagarutse ku kuntu yari umukobwa wihagararaho, wiyubaha, ukunda Imana, ukunda akazi, mbese w'intangarugero mu bakobwa. Umukoresha wa Sylvie nawe wari witabiriye uwo muhango, yabonye umwanya w'ijambo avuga ko ashingiye ku butwari n'ubwitonzi azi kuri Sylvie ataragakwiye gupfa urupfu rubi gutyo. Avuga ko nubwo yari afite ubumuga bitamubuzaga gukora inshingano ze neza, avuga ko yageze mu kazi ari umukozi uciriritse. Mu gihe cy'umwaka umwe gusa aba ari w'abandi bakozi batoye nk'umukozi w'umwaka, ndetse kandi nabyo byatumye bamuzamura mu ntera bakamugira umuyobozi wa department ishinzwe gushakira amasoko company. Ntabwo ibyo Sylvie yakabimbwiye, nibutse ko umunsi najyaga mu biro bye bwije boss yanyirukanye, nabonye ifoto imugaragaza nk'umukozi w'indashyikirwa. Gusa simbitindeho kuko nari nifitiye ibibazo. Boss yavuze ko atanashidikanya ko bamwishe bamuhoye ubusa, kandi yongeraho ko amaraso ye azabakurikirana ndetse akabageza ikuzimu. Ayo magambo ye yadukoze ku mutima, amarira mbunga mu maso maze Shere wanjye arampanagura. Mama wa Sylvie n'abagezweho ntiyavuze menshi, yavuze ko Sylvie yari umwana we w'imfura kandi yamufashaga kurera barumuna be n'abasaza be, ko atabona uko amuvuga, ko yari ameze nk'uwasimbuye se wapfuye kera ku nshingano z'urugo. Yongeraho ko yari yishimiye ko agiye kumwereka ibirori, none ageze aho kuvuga byaramunaniye, araturika ararira, maze bene wabo baramujyana bajya kumuhumuriza. Nanjye aho nari narikomeje, ariko nkumva ngiye gushwanyuka ngo nturike ndire kuko numvaga bindenze. Ninjye wari ukurikiyeho rero, nubwo ntari norohewe, narwanye n'umutima biranga, ariko nyine nagombaga kuvuga nibura nkamusezeraho bwa nyuma. Nasabye Shere kumbabarira ntababazwe n'amagambo ngiye kuvugiraho, ambwira ko nta kibazo ahubwo nkwiye gukomera umutima nkihagararaho nk'umugabo sindiri. Nashimiye abitabiriye uwo muhango, maze mbabwira ko Sylvie namukunze ntyumva ijwi rye gusa, namubona afite ubumuga nkamunambaho tugakundana,
mvuga ko twanyuranye muri byinshi bikomeye, ko twarwananye intambara ikomeye y'urukundo tukayitsinda, none iminsi ikaba yaramunyambuye tugeze aharyoshye. Umuntu twari twatumye gukoresha ifoto ye yahageze nkiri kuvuga, maze nkubise amaso ifoto ya Sylvie bitahiye tutabanye, ikiniga kiranyica umwuka umbana muke. Chérie Deborah abibonye aza kumfata aranyicaza arampumuriza. Ubwo rero nibwo bahaga umwanya nyirakuru wa Sylvie, umwe twasuye akaduhanurira ibikomeye. Agihaguruka kuvuga nahise nibuka ibintu yatubwiye uko byose byadusohoyeho, nibuka ko ari njye na Sylvie nta numwe wabyitayeho, gusa nyine numva niyo tubiha agaciro ntazi icyo twari kubikoraho. Rero akimara kuvuga isano ye na Sylvie, Deborah yarahahamutse birantungura, nibaza aho bahuriye ku buryo yamera gutyo nta n'ikidasanzwe avuze. Ntiyahungabanijwe n'ijambo rya mama Sylvie, ntiyahungabanywa n'iryanjye umugabo we, none umukecuru atazi w'iyo za bushenge utaranagira icyo avuga atuma hahamuka yiruke. Oya, ntabwo nabyumvaga neza. Nihutiye kujya kumufata kuko natekerezaga ku mwana wanjye twite, nkumva aramutse yikubise hasi ndayavamo nkanahomba umugore ubugira kabiri. Abantu baramumfashije maze tumujyana mu modoka, asigana na nyina amuhumuriza, njye ngaruka gusoza umuhango. Twaratashye nyurana na madamu kwa muganga ngo barebe ko hari icyo yaba yabaye, basanga mu nda bimeze neza. Tugeze imuhira mbaza Chérie icyo yabaye turi gusezera kuri Sylvie, abanza kumpisha. Abonye murembeje ambwira ko we n'urya mukecuru bafitanye amateka maremare, hanyuma mubaza icyamuhahamuye. Ambwira ko ari uko yabuze isano afitanye na Sylvie, mubaza impamvu yanga kunsubiza. Bikamugurisha 31 cy'inkuru uko nazinutswe urukundo araha kirangiriye. Niba hari amatsiko usigaranye uko byaje kugenda, wowe icyo usabwa gusa ni ukureba munsi y'inkuru ukareba ari bitukura ijambo subscribe ugakandaho, ugahita ukanda akamenyetso k'inzogera gahita kaza ku ruhande kugira ngo ndushyiraho igice cya 32 uzahita wakira ubutumwa bugufi ukumenyesha uko kigezeho ugahita ucyumva.